Hello guys, meze mute? Ni amahoro masa, niko mbitekereza ndetse mbifurije ubugingo n'impagarike aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda. Ari abadukurikira bari hanze bajya bambwira batari ko abarundi ntujye dusuhuza, abanyakenya ntudusuhuza. Ntabwo nahenze ko ari abanyakenya bombi Kinyarwanda cyangwa abarundi bo ni nk'abavandimwe duhuje ururimi. Rero mbifurije amahoro y'Imana, niko ntangiye mbahaye ikaze kuri Dolphe Tech nk'ibisanzwe. Ikaze rero uyu munsi rero mfite iki nkagira n'iki w'inkwakuza hari yambwira muri comment, ese ni igiki, ese gikora gute, ese hari icyo kiri budufashe mu bintu mu buzima bwacu bwa buri munsi dusanzwe tubamo, mu bijyanye wenda na tekinike. Rero nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe dutangira muri comment ndabona batangiye kumbwira, ariko iyi cyangwa se ibi mfite mu ntoki ni contacteri. Wenda ku busobanuro bwayo, contacteri ni, reka mbyite nabyo ko ari switch iri automatique. Impamvu wenda ngiye guhita nikoraho nuko muri video yatambutse nene nabakoreye kuri relay rero no muri comment barangira barambwira bati se dukoreye kuri relay wakoze no kuri contacteri, ukatubwira contacteri ni iki, ikora gute, cyangwa se twebwe tugiye kuyikoresha twayikoresha gute. No kuvuga ko rero iyi contacteri ni igikoresho gikora mu mashanyarazi, akaba ari switch ya triphase, reka ariko mbivuga, cyangwa se ntabwo navuga ngo ni interrupter, ni switch ya triphase. Yego nabwo bishobora kuba nka interrupter kuko yijyanaho automatique kandi kanikuraho. Bivuze ngo ni switch ya triphase ishobora gushyiraho moteri, cyangwa se igashyiraho full electric, cyangwa se amamashini aya manini afura y'amadirecliner y'amatriphase, cyangwa se ibindi bintu byose bikoresha triphase ariko bigenda byikoresha automatique nta muntu uri kubikoresha. Zikunda kuboneka nko mu nganda, ahantu hari amafuru yotsa ibintu cyangwa se ateka ibintu runaka bitewe n'amadogre baba bashaka, kugira ngo niba ubushyuhe bugabanutse ize kongera iyi contacteri yishyireho isubizeho ya resistance. No kuvuga ko iyi contacteri wenda mbahaye nk'urugero rufatika ku kintu wenda ishobora gukoresha, tubare nk'ifuru y'imigati iri triphase. Ifuru y'imigati iri triphase, no kuvuga ko niba wokeje imigati, nkaba nshaka ko wenda imigati yanyenyokereje kuri temperature wenda ya 250 urugero dogre Celsius 250. No kuvuga ko ya contacteri yacu iri bubone commande ivuye kuri sensor y'ubushyuhe igiye kuri timer. Sensor y'ubushyuhe irasensinga ikumva ko bwa bushyuhe bwagabanutse, no rugero ku buryo kugira ngo muze kumva ko contacteri ikora. Noneho yamara kumva ko bwa bushyuhe bwagabanutse, igahasinya, cyangwa se ya sensor yacu y'ubushyuhe igahasinya timer, ikabwira timer ko temperature iri mu ifuru muri ziriya resistance zashyushyaga yagabanutse, yagiye munsi ya 250. Hanyuma ya timer yacu igahita izana umuriro ukajya ku kabobine kari hano muri iyi contacteri turi bubone. Hanyuma ya bobine yacu igahita icrea champ magnétique mo imbere, igahita ikurura iyi contacteri. Ya contacteri yacu yajyaho igahita itanga cyangwa se ifungura phase zose zari ziri hano zari zitegereje, hanyuma ikazirekura zikazamuka. Impamvu rero mvuga kuri no contacteri yenda kuba nka relay cyangwa relay, nuko relay yo ishobora gutambutsa byinshi, ariko iyo bigeze mu bintu by'inganda bakoresha aya ma contacteri. Rero contacteri ikora gute? Contacteri aha
urugero wenda sinzi niba biri kugaragara kuri kamera, ariko aha iyi ni faze imwe, iyi ni faze ya kabiri, iyi ni faze ya gatatu ku bantu bakora ku bintu bijyanye n'amashanyarazi. Noneho kuri uru ruhande rwo hasi aha aba ari input cyangwa se aho winjiriza amashanyarazi. Aha hejuru naho ni 3 phase cyane faze 3, akaba ari output, ariho wa muriro wacu w'amashanyarazi usohokera. Rero icyo nababwiraga cya bobine, hano ku ruhande hari aka bobine kaba kagomba kuzamo 220, noneho ya 220 igatuma habamo champ magnétique imbere, noneho habamo champ magnétique igakurura, igakreamo champ magnétique, igakurura aka switch gafiteho ikintu cy'icyuma kikamanuka hasi kigafuza za faze 3, umuriro ugahita utambuka. Uyu muriro rero uraha uzanwa na ya tayima cyangwa ya controller yacu, igashyiraho D120 hano, ya D120 yajyaho bobine igahita ibona umuriro, igakreya champ magnétique, igahita ikurura iyi contacteur, igakurura aka switch kakamanuka kagahuza kuri side mo imbere, wenda turi bubirebe, kagahuzamo bobine. Nayo navuze ko rero tuzajya tureba ikintu tukakireba atari ukukirebera gutyo nyuma, ku buryo umuntu akubajije ngo contacteur ni iki, ese ikora gute, ku buryo ushobora guhita umusobanurira ukamubwira iti contacteur ikora gutya, ikora ibi, ikora ibi, ikora nibi nibi nibi. Rero mbibutsa ko cyangwa se mbararikira ko video zacu tuzajya dukora tugomba kujya duhera ikintu hasi tukakigeza hejuru, tukavuga ngo niba ari contacteur twigaga contacteur tukayiga tukayisoza. Hanyuma rero utari wakora subscribe cyangwa se kuri Adolphe Tech, ni karibu rero mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu dukora buri munsi, mukore na share kugira ngo n'abandi batari babibona ku biganiro byacu babashe kubibona. Mbwira abatekinisiye niba ubona bikubaka wakora share ugahereza abandi batekinisiye, nabo bakareba ko bakunguka ubumenyi, tukagenda twungurana ubumenyi. Muri ubushize tuganira nari nababwiye ko hageze ubona ibyo nkora bitagenda neza, abona hari icyo nakosora, yanyandikira akambwira ati ibintu dukorera wakora gutya, wahindura iki, dushaka kudukorera kuri iki, kuko wenda hari nk'ibyo bansaba guhita nkora ako kanya nkasanga ntabwo ndi guhita mbibona ako kanya, ariko yari ikintu mbasha kubona hari n'akanya umuntu ahita agikora. Rero reka twadivasinge dukomeze. Iyi contacteur yacu iba ifite ho iyi cover, iki ni igifuniko cy'inyuma cyangwa se urufuniko cyangwa housing gituma iba contacteur, ku buryo ubona nuko uyifixa ahantu. Hasi ifite aho yicara muri rail, ariho hano ya contacteur yacu. No kuvuga ko rero ifite lock, ku buryo yicaye muri rail usunika lock ikaza igahita iyifata hano. Hanyuma rero tuvuye aho, wenda reka tumere nk'abayihambuyeho, dukuremo iyi cover. Noneho nitumara gukuraho cover turahita tubona uburyo tuyirebamo imbere, tumenye ngo contacteur imbere iteye gute. Ubu tugeze hano kuri uru ruhande, urabona ko wenda dukuyeho aka ni kamwe gatuma kariho ampere ifite, hakabaho n'ubwoko bwayo ni cint. Noneho wigiyemo imbere, twigiyemo imbere, reka duhambure, kuko urabona hamwe nababwiraga za faze aha niho ya faze ya mbere yinjirira, iyi ni ya kabiri, iyi ni ya gatatu. Hanyuma hano niho za faze zisohokera, iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri, iyi ni ya gatatu. Uyu mwanya wa kane rero mubona ni wa wundi nababwiraga w'akabobine karimo imbere kajyamo 220, noneho bigatuma ikurura aka contacteur. Iyo ugeze rero nko mu ruganda cyangwa se ahantu hari amafuru electrique y'amatrifaze ari gukora, ujya kumva irakubise irarekuye, ukumvira kubise irarekuye. Izo muvoma rero birimo nuko wa muriro wacu wa 220 ubuza ukajyaho, igashyiraho resistance, cyangwa se niba ari pompe y'amazi, cyangwa se niba ari
machine ifura ifite ibintu ikomanze gukora, noneho ikayishyiraho umuriro runaka, niba ari resistance iri gushyushya cyane, niba ari nk'ipasi, kuko habaho n'amapasi y'amatrifaze, wenda ntago twabona uko tuyiga n'ibintu bijyanye n'inganda, ariko nabona n'ipasi za trifaze, cyane cyane nka zino zikora mu mahoteli akomeye, mu nganda zikomeye, nka zino zikora imyenda nini. Noneho iyi contacteur ijyaho, yigiyeho, ni ukuvuga ko ibitanze pase hano, wa muriro wari uri hano winjiriye hano, wari wategereje ikintu kiwihitisha, wabuze inzira kubera riyezo yari ikase, ni ukuvuga yo hagiyemo wa muriro wa 220, iyi switch iramanuka ikajyaho, yarekura ubwo ya 220 hano ivuyeho bitewe nuko command ikuyeho, yarekura umuriro ukavaho, yaza kuwusubizaho wa muriro ugasubiraho, niba ari resistance iri gushyushya kugira ngo igeze kuri 250, yagera kuri 250, ya sensa yacu cyangwa se ya sonde isensinga ubushyuhe ikaba irazamuye umuriro, hanyuma umuriro ukazamuka ukajya kuri ya resistance. Rero tugiye gufungura, hanyuma twijyemo imbere muri contacteur, turebe ese contacteur imbere imeze gute cyangwa se ikora gute. Urabona ko utu twose ni uduplastique tugiye duproteje kugira ngo izi faze zitaza gukoranaho. Ubu rero ndi gusenya gukuraho ya cover yanjye kugira ngo mbashe kubereka contacteur mo inside. Ese contacteur imeze gute, ese yapfuye wayidepana. Reka twinjiremo rero, ngiye gufungura aya mavisi ni yayihuje, ni yayifashe. Iyi visi ndi gufungura, urabona ko iyi visi yo ndi gufungura nta ihuriye nizi hano zo kuri phase cyangwa nizi zo kuri bobine. Ndafungura rero iyi nyimaremo kuko niyo ifunzira contacteur, no kuri no side hari hindi nayo ndayifungura. Urabona ko contacteur yanjye ihise ifunguka. Ku bantu rero mutari muzi wenda contacteur imbere ikozite ibezite, dore ukuntu contacteur ikoze. No kuvuga ko cya gice nababwiye kirimo gikora champ magnétique ni iyi bobine. Iyi bobine urayibona, noneho iyi bobine rero iba yicaye muri ibi byuma cyangwa se aya mabati, aya ngaya ariyo akoze ya contacteur. Kwa kundi rero wumva ibivuga gutya, ni kwa kundi bimanutse igaceka hano hasi. Ni ukuvuga ko yari yezo nababwiraga ikata, ni ukuvuga ko faze yacu, urugero sinzi wenda niba bigaragara kuri kamera, urugero urabona ko ahangaha iramanutse isubiyeho, ni ukuvuga ko urebeyemo imbere hano harimo ubu contacteur cyangwa se harimo ubu switch, sinzi wenda niba bugaragara kuri kamera. Hano harimo ubu switch bumeze nka bwa bundi bwo kuri relay, urabubonamo imbere ko bumeze nkaho buri kubuja bunyeganyega. Ubwo rero no kuvuga ko iyi bobine yacu, iyi bobine igomba kuba yinjiramo 220. Uyipimye gutya urayumva ko ifite ohme, bigaragara ko ihura. Urugero ubu bobine yacu uruhande isohokeraho nuru nguru, hano ntabwo ishobora gusona kuko uru ruhande nuru ni bimwe, ariko ubu ni umutwe umwe wa bobine. Dore nguru urutsinga aho rutungutse ruza kuri uno mutwe, hanyuma dore n'undi rutsinga aho ruza kuri uwo mutwe. Aha naha rero uhafungiye urutsinga nta kibazo, ariko ikintu ugomba kwitondera iyo ugiye gushyiraho contacteur, ubanza kureba ko uyu mutwe n'uyu, kuko constructor baba batandukanye. Hari gishobora kuza ukawufashe phase na net ukawubishyize hano, wafungaho rero yaza gushyira igahita isanga hano ni kurusirikwe, kuko iyi nzira n'iyi birahura. Ugomba kubanza ugafata multimeter ukareba ko ya contacteur yawe koko iri gukora neza. Ubwo rero reka dushyire muri tuvane muri continuité, dushyire mu kilo ohm, kuko uru rutsinga ni runini, ni bobine nini. Turareba ni kilo ohm zingahe, ni kilo ohm 379. No kuvuga ko iyi bobine ubwayo ni transfo, ni nkaga transfo gashobora kuresista kuri 220. No kuvuga ko rero yo aka karimo aka
aka kabobine karimo gutya hano, iki cyuma nacyo kikaza iki kibati iri riri munsi hano, urugero iri bati riri munsi hano riba rije riri hano, noneho rikaza rigahura na rino. Urabona ko bimeze gutya, ni ukuvuga ko noneho iyo hagiyemo wa muriro wacu hano hahita hazamo champ magnétique. Tumaze kubimenyera, mpora mbibereka ko uburyo champ magnétique ziboneka. Noneho ya champ magnétique yazamo igahita ikurura iyi bobine, kuko biba biri ahantu bifikishije ahantu hamwe, yamanuka igahita ishyiraho bwa buswitch burimo hano imbere. Wenda hano yabereka mukareba hano hejuru, ndabona bigaragara. Urabona ko nsunitse gutya, buriya buntu bw'imbere nabwo burabuja, kandi ni ubukontakiteri. Urabona ko buri kugenda bubuja, ni ukuvuga ko niko imanuka ni nako izamuka. Ubu rero kontakiteri ni ubu buryo yubatsemo imbere. Abantu bajyaga bibaza kuri kontakiteri. Ejo nanone hari n'undi wamwimbajije, ndakeka hari nzamurambaho arashubijwe. Nashaka ngo nawe mboneraho no kwereka abandi uburyo kontakiteri yubatse. Ubu rero kontakiteri yacu nongeye nkayifunga, nguku ukuntu imeze, murayibona. Hano habamo rasoro iyimanura, ituma yigiyeho ikazamuka, ihita izamukana imbaraga. Rero ngiye kubanza yifunge. Ya rasoro yacu niyi, ya rasoro ituma igenda igahita yishika ikazamukana imbaraga. Ngiye kongera nyifunge, hanyuma tuyishyireho umuriro, turebe ko kontakiteri yacu iza kongera igakora nk'uko yakoraga. Kontakiteri rero ni igikoresho cyo mu mashanyarazi gikora, kandi abantu benshi bakunda kwifashisha. Reka rero twongere tuyubake, dufunge kontakiteri yacu, hanyuma dushyireho umuriro, turebe ese kontakiteri imaze kujyaho umuriro bigenda bite. Ese isohora wa muriro twatekerezaga ko isohora? Irakora nka switch nk'uko twabitekerezaga? Reka dufunge rero. Ubwo ngiye kongera gufunga ya mavisi nari nafunguye, kube ko nafunguye ndi kubereka, kugira ngo mbereke n'imbere uko bimeze. Ndongera mfunge ya mavisi ayifashe, kuko ya mavisi yamaze kujyamo nibwo kontakiteri wumva yongeye ikagira imbaraga. Rero kontakiteri nuko iba yubatse, ku bantu bajyaga bibaza ese kontakiteri yubatse gute. Ubwo rero mpimye, reka nsubize muri continuité. Ndapima ya bobine rero, maze gushyira pare yanjye muri continuité, ndebe ya bobine yanjye, kuko urumva iyo maze gufunga ya bobine ntago mba nkibuka ahantu yari idispoje. Ndapima rero ahangaha rero niho harimo ya bobine yanjye. Urabona ko harimo ya za ome zari ziri kuri ya bobine. Ubu mpimye rero uru ruhande, wenda nkapima uru ruhande na rwa rundi. Uru ni rwa rundi twabonaga rwahuraga. Urabona ko imaze kujya muri kava, birahinduka ku buryo ushobora kujijisha, ku buryo udafite apareye ushobora kwibeshya. Ndazana umugozi, nzana umugozi, wenda ndakoresha uyu usanzwe, hanyuma nzane turunevisi, mfungure ya mavisi aya kuri bobine yanjye. Hanyuma ndafixa, ubona ko ngiye gufixa ya visi. Ahangaha naho ndashyiramo undi mugozi, naho kandi kagozi, kugira ngo nze kubona uko ncomekamo umuriro, twumve niba ifunga cyangwa igafungura. Ncomekamo akagozi naho. Hanyuma rero ya kontakiteri yanjye ngiye kuyisapurayinga umuriro 220, ashyiramo n'umugozi wanjye, kirimo n'uyu kuntu tugozi nifashishije tugufi kugira ngo mbashe gucomeka. Hanyuma ndacomeka ku muriro
twayumvishe kigiyeho. Contacteur rero nuko biri gukora, wa muriro iyo umaze kujya muri no bobine ihita ikurura contacteur yanjye ijyaho gutyo, buriya iriho, bivuze ngo iramutse igiyeho gutya, buriya igiyeho hapima continuité kuri uru ruhande harimo umuriro, ubu hano naha iyi contacteur nuko urumva ko irahura ahangaha hagati ho hararwaye, ariko naho harahura. Ubu ni ukuvuga ko contacteur yanjye iriho, murayumva ivuyeho, ubu nyikuyeho, ubu nyishojeho ya contacteur. Sinzi niba kamera iri kubibona bigaragara. Contacteur rero nuko ikora, nugera mu ruganda ukabona irimo igira gutya, ni kwa kundi umuriro ubugiyeho wongera uvaho. Mbibutse ko ikintu kiba gishyiraho uyu muriro, iyi 220 aba ari commande yayo. Rero iyi contacteur wenda hari ababonye mfite contacteur ebyiri, bari kwibaza ati se kafite contacteur ebyiri ni kubera iki? Nuko nk'ingiyi urabona iyi contacteur ukuntu yubatse n'iyi biratandukanye. Nashatse kubereka muze kumenya kwitandukaniro ko habaho contacteur. Ubu bwoko mfite n'ubwoko bubiri, ariko habaho ubwoko bwinshi bw'amacontacteur. Rero iyi nayo the same n'iriya, kuko nayo ni contacteur, nayo iramanuka ikajyayo, yamara kugerayo igahuza iki gice na kiriya. Rero wenda nayo tubaye nk'abayifungura, reka nayo tuyifungure kugira ngo wenda abantu baze gushira amatsiko barebe contacteur ziba zimeze gute imbere. The same n'iriya, nta kindi kintu kidasanzwe kibamo. Contacteur aba ari karaka bobine kabamo imbere na switch ituma ubasha cyangwa se ituma ubasha guswitchinga contacteur kugira ngo ibe igiyeho. Iyi rero ni plastique yari iri hejuru hano kuri no contacteur. Urabona ko iyo noneho aha bobine hari hejuru, noneho igice cyo hasi cy'amafazi ngiki hasi kikaba ku ruhande rwo hasi. Ni ukuvuga ko rero iyi contacteur urabona ko itandukanye, uburyo yubatsemo itandukanye n'iriya. Yo ni lock, ntago igira ntago ifite amavisi ayifunze, ariko buriya ikomeye niyi kuko yo ifite amavisi, iranubatse, birafunze, mu gihe ngiyo ikoresha lock ziba ziri hano kuri body. Nayo rero ngiyi uko imezemo imbere ifite ya bobine n'ubundi nk'ibisanzwe. Ngiyi ya bobine yacu, ngiyi ahantu iri witegereje, tugashyiraho multimeter. Ya bobine yacu nayo igiramo bobine ikora nka ya yindi. Reka duhindure dushyire mu makilo, nibwo tureka dupima neza kugira ngo tumenye ifite ome zingahe. Urabona ko ifite 480 kilo, itandukanye n'iriya wenda yo ifitemo aka resistance kajya kuba kanini. Noneho yo irazamutse, zo bobine zirazamutse zikicomeka aha. Urabona ko yo bobine yayo itungutse aha, ntago iri hasi nk'iyi. Ngiya iri, ngiyi n'indi. Ngo no kuvuga ko yo ngiye gufunga, yo iraza ubu burock cyangwa se ubu buntu bumeze nk'ubushinge bukaza bukijombamo ahangaha, bugahita buzamura ya bobine. Ubu rero ndupimye utungutu aka ya bobine yanjye, ubu bukakire muri continuité. Turebe hariya iri muri diode, hano muri continuité. Urabona ko kantu kameze nk'agakoroshi gatunguka kuri iyi visi, ntabwo kagera aha ntikagera naho. Hanyuma aka kandi nako gatungutse kuri iyi. Ni ukuvuga ko rero nshatse kuyisapurayinga mpita nza ashyira rwa rutsinga rwanjye rwa 220 kuri uru ruhande.
urugero ubu ni ukuvuga ko ya bobine yanjye iteye gutya, hanyuma bwa buroke bwanjye bugahita buza bukamanukamo hariya n'ahangaha, akamanukamo hariya, hanyuma ngatsindagira igahita yicaramo. Iyo imaze kwicaramo rero za roke zanjye ziba zamaze kujya mu mwanya wazo. Ukuvuga ko iyi nayo iteye nk'iriya, wenda ikintu ziba zitandukaniyeho ni uburyo zubatse bitewe na constructor cyangwa se n'umuntu wubatse iyi contacteur. Twibukiranye ko twari tubonye ko kuri iyi ngiyi urutsinga rwanjye cyangwa se ahantu harimo bobine ni ahangaha. Reka wenda dushyire mu makiro turebe ko bobine yanjye yazamutse. Urabona ko ntabwo ndi kuyibona ariko gutya iraje, ubu gutya iriho. Ya bobine yanjye ni iyi, ya bobine yanjye ni iyi. Ubwo rero ni ukuvuga ko hano nahashyira za nsinga zanjye za bobine cyangwa se zimwe z'umuriro. Za nsinga za bobine zatungutse aha, nkashyira umuriro ahangaha. Iyi contacteur nayo igakora nk'uko iyi nayo yari iri gukora. Impamvu rero nazizanye ari ebyiri, nagira ngo mbereke itandukaniro. Iyi ubwo ni kuyishyiraho 220, urabumva gutya ubundi ziba zikora iyo ziri mu ruganda. Kumugiyeho yakubita gutya ikajyaho ikava. Rero abantu b'i Burundi bari bambajije ndetse na Nzamurambo bambazaga contacteur. Contacteur ni uku ikora. Mbibutse ko itambutsa faze eshatu, cyangwa se ushobora no gushaka gutambutsa faze ebyiri nta kibazo. Hano ukahashyira faze imwe naho indi urawo umwanya wundi ukawihorera, ariko zikunda kuba zikora ku ma trifaze. Rero contacteur ni uku ikoze, ni uku yubatse. Hari ndakeka abavandimwe bambazaga basubijwe, Nzamurambo harashubijwe, ndetse n'abandi bavandimwe bari bambajije kuri contacteur bari babimbajije sinabona uko mpita mbikoraho kubera n'ibintu byinshi aba arimo n'amavideo yandi aba agomba gukora. Rero nakagaruka mbibutse gukanda subscribe, share ndetse na like kugira ngo uko video zacu zisohotse ubashe kuzibona. Nakagaruka rero, see you.